Tariki ya 24 z'ukwa cyenda 2018 abyaye neza umwana w'ibiro 2 n'amagarama. Abaganga bo mu bitaro bya Faisal ndabashimira cyane, banyitayeho ndetse banankorera ibirenze ibikenewe. Cyane umuforomokazi ntibuka izina wakomezaga kumbaza igituma nsa n'utishimiye umwana w'umuhungu nari maze kwibaruka. Mama yambaye hafi ariko nkamwangira akakomeza kuntitiriza mbaza se w'umwana. Navuye kwa muganga nyuma y'iminsi 3, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe bankorera umunsi mukuru, barampemba, barancanira ndota, ndasusuruka nk'abandi babyeyi benshi. Abashyitsi bizihiza uwo muvaburayi nk'uko babyitaga. Bavuza impundu ndetse bahaba bamwise amazina atabarika. D'amour, byishimo, shema, mwana nk'abandi, ngwino ndebe, mfura nzima. Yewe hari n'uwamwise usa na se. Uko babyina biminura amayoga y'ubwoko bwose bizaniye, njye nkarushaho gushengurwa n'intimba, ariko nkarwana no kubihisha. Birankundira. Niba warigeze kumwenyurira umuyobozi w'ikigo wizeho afite inkoni kugira ngo agukubite gahoro, numva icyo nshaka kuvuga. Uwamwise usa na se we yankuyeho burundu. Nagize ngo aramuzi. Tereza, genda warampemukiye, niba unumviye inkuru umenye ko ntakwibagiwe. Kwita umwana wanjye usa na se, nakubaza niba umuzi ukambwira ngo nugupfa kwita gusa. Ariko disi ndakurenganya. Burya umuco nyarwanda hari ibyo ukurikiza bidafite icyo bivuze. Atari ibyo nta muntu nkamugira neza waba uri muri gereza, cyangwa umucuruzi wahoze iwacu witwaga Maheru ngo abe yarakize. Hari n'amazina wibaza icyo avuze bikagushobera, ngo Yohani, ngo Kayihura, ubundi si ubwo Mukamana, ubwo ni umugore w'Imana. Umuhungu wanjye namwise Migambi, sinamubatirisha. Nabanje gutekereza irya Mugisha, nyuma nza kwisubiraho. Umugisha uturuka ku Mana, ntabwo uvaho Migambi wanjye yaturutse. Byongeye Mugisha ryari guhora rinyibutsa ibyahise, mu gihe Migambi rinyereka icyerekezo. Ariko icyo nziho cyane si ukwitwa mama Migambi, ni uguhekenya shikareti no gukunda umwana wanjye Migambi. Uburanga bwe n'amarira atagira igisobanuro bintegeka kuzamukunda nkamwitaho, ngo kuko umwana wese ari umugambi w'Imana hatitawe ku buryo yavutsemo. Ababyeyi banjye baracyariho bombi. Mbonereho no kubashimira uburyo bambaye hafi, bakankomeza, bakankundira umwana Migambi. Kandi uko mwitegereza, Migambi yabaye Migambi koko. Mu ishuri aratsinda neza, mu nzira arubaha, mu rugo aranyumvira, nyumara agahinda, ariko kandi akakantera, kuko nibaza niba atazakurikiza se. Igitabo mperutse gusoma kivuga ku bagome basa n'ababigize umwuga kivuga ko ari ababikomora mu miryango. Icyanditswe na Dr. Scott Bonn wazobereye mu kumenya abicanyi n'ikibatera kivuga ko umugome wabigize umwuga biterwa n'uko yavutse hamwe n'aho atuye byombi biteranyije. Uwanga abantu atiretse aba ari uko yavutse. Uwanga abantu akikunda ababikomora mu muryango yaba yarabayemo. Kandi nyirimpuhwe wanjye yarikundaga ndetse birengeje. Bivuze ko ngomba kurinda Migambi kumukurikiza bigakunda. Ariko se nyirimpuhwe we ntiyari afite nyina? Hitireri se we ntiyabyawe? Cyangwa Musolini na ba Idi Amin dada? Data na mama bakomeje kumba hafi, ndetse rwihishwa banshakira umujyanama w'ihungabana ndamuganiriza nakaranganiriza. Ntibari bagamije kumvura ibikomere kuko ntabyo bari bazi. Bashakaga kumenya uwanteye inda, nkaba naramugize ibanga. Umwe mu rungano rimwe ahubwo yeruye
yareruye ambwira ko ahuye n'uwanteye inda nawe yamwinginga akamusaba icyororo. Ngo Migambi wanjye afite igikundiro utasangana ibindi bibondo. Ntakamenye ko umutima wanjye usobetse amaganya icyarimo ari ukwihorera, kwiheba, guhora muri ejo hashize cyangwa hazaza. Rimwe rero mbona urupapuro rumpamagara kwitaba muri RIB, cya kigo giperereza ibyaha mu Rwanda. Nagombaga kwitaba umugenzacyaha witiranwa n'umwana wanjye. Igisekeje ni ukuntu aho kumva ibibazo yambazaga, njye nahugiraga kumwitegereza. Ntabwo asa n'umwana wanjye pe, nta nubwo banangana. Umugenzacyaha twamaranye amasaha 7, dutandukana ntacyo agezeho. Umwana afite uburenganzira bwo kumenya se umubyara, ndetse byaba byiza mugafatanya kumurera. Byakwanga mukajya imbu. Uwo ari umugenzacyaha Migambi, icyumba cya 34 ku Kacyiru. Kereka niba ikigukorera gifite ikiyiko kidaha ibindi. Uko niko namusubije. Icyo gihe byasohokana n'amazina ya se, umwirondoro we, n'ibyo yankoreye byose. Ni inshingano mpemberwa, kandi ubutabera bukorwa mu izina rya rubanda n'umwana wawe arimo. Uzahahe uronke. Ababyeyi mbananiye n'umujyanama n'umugenzacyaha banjyanye mu rusengero kumenya se w'umwana wa Bishinga Padiri Sylvestre. Najyaga mu misa hafi buri mugoroba ariko shikareti yanjye ntive mu kanwa. Padiri yansabye kuzamusanga ku ntebe ya penetensiya kuko icyo nakoze cyari icyaha, ariko Imana itanga umunyabyaha. Imana izambabare icyaha nzakora nimumenye. Ikindi nahakaniye Padiri ni ukuba nasobanurira umwana wanjye uburyo namusanyemo. Narabyanze ndaninira, ariko buri mwaka nkamukoreshereza isabukuru y'amavuko. Ni mu birori nk'ibyo rero uno mwaka natumiye abakozi dukorana, ababyeyi n'abaturanyi, maze dukorera Migambi isabukuru imutunga uko byari bisanzwe. 2 Clara na Martha twari twariganye, 3 bandi aribo Kalisa, Murokore na Setako twarakoranaga. Urumva ko twari abakobwa 2 ku basore 3. Nyuma haje kuza umugore w'inshuti ya mama ntibuka amazina, ariko umugabo we ngo yitwaga Charles Gicurasi. Akigera mu nzu yanjye yahisemo kwicara hagati ya data na mama hafi y'umuryango. Baratangira baraganira. Ibiganiro byabo bitangira bongorerana, bikomeza bizamuka, biza kurangira baturushije ijwi twese. Mama atunganya uwo mudamu kuba ngo yaramusezeranyije kumwereka umugabo we, maze akaba yaraheze mu kirere. Umugore arisobanura ati umugabo wanjye ahora mu ngendo, niyo atashye aba aryamye kuko akunda kugenda ijoro. Ariko humura uyu munsi uramubona, uyu munsi araza kumufata. Ati ntimurabyara se? Umugore abanza kwitegereza abashyitsi bose agabanya ijwi. Atuzi ko yambwiye ngo arankunda. Abantu bari aho bose baraturika baraseka, bamwe batangira kujujura bibaza aho urukundo ruhurira no kutabyara. Mwana Migambi amaze kuzimya buji, mu byishimo byinshi Clara dukorana afata ijambo. Mu byo yavuze ananyereka umugabo we n'umwana we w'imyaka 3, nawe atumira uwanjye mu birori byagombaga kuba mu cyumweru gikurikiyeho. Saba kuzaza amerekeje Migambi. Umugabo we nawe abiha umugisha, amagambo arakomeza. Abantu bamaze gutaha, wa mugore ashyira ku ruhande mama, ariko ntiyampeza mu biganiro byabo. Dutangira kuganira turi 3. Abagore bo barabyumva vuba. Nishimiye kutakigunga nka mbere. Uwo ari mama. Umugore ati byarashize, ndaseka ngatarama, ariko ninkubwira ko ntararyamana nawe nijoro na rimwe rudori, nturi bubyemere. Ngo arankunda, yumva atankoraho, ngo igihe nikigera nzabona icyo nkora musaba. Urateganya kumuta ugashaka undi se? Buriya se hari umusore wanyemera uzi n'ubukwe twakoze intara yose igahurura?
Cyangwa ntuzi ko abahungu b'iki gihe batinya abakobwa bakomoka mu miryango ikize? Ndakomeza mbareba mu maso nibaza niba ari wa mugore mama yigeze kumbwira wakoze ubukwe agatumira abantu 1,100, gusaba no gukwa bikava i Kigali bikabera ku mazi ku Gisenyi, ukwezi kwa buki kukamara igihembwe cyose i Dubai. Nsuhuza umutima ndibwira nti Iragena ni umukobwa wa Ntihabose kandi iraguha ntimuhaha, iyo muhashye iraguhenda koko. Ubonye impa umwana ntawe nayisabye nirangiza mwime igishongore nk'iki? Nkomeza kumwitegereza nkanyuzamo ngahanga amaso hakurya. Ahantu twari duhagaze hari inyuma y'inzu hejuru y'umukingo w'amabuye. Abazi mu Gakinjiro ka Gitega aharebana na ruhurura ya Mpazi witegeye Kabusunzu. Umugore arakomeza ati ntugire isesemi numva ibyo ngiye kuvugaho ku mugabo wanjye bwite Charles Gicurasi. Akivuga atyo abona imodoka nini ya Vigo y'ibirahuri byijimye iparitse munsi yacu, arayipepera. Wari uyitwaye avamo n'amadarubindi atabona n'ikoti ry'umukara risa n'ipantaro n'inkweto. Umugabo avamo aba yatubonye yurira umukingo nk'uje kuturamutsa. Umugore amira amacandwe yamirana n'ijambo yari atangiye kuvuga. Mama ahindura aho yari ahagaze nk'uwitegura kuyambira umugabo yari yarifuje kumenya kuva kera. Ndemeza ko ntawabonye ibyakurikiye kuko byabaye mu kanya nk'ako guhumbya. Charles Gicurasi agomba kuba yari yaribagiwe ko igikwasi gishobora kuba intwaro kandi ko umukobwa wambuwe ubusugi agaterwa inda n'ikimwaro ashobora kuba inkuba itagira amazi cyangwa isata isatura amabuye. Nabaye nkikinjiza mu zuru ryahentenuka ku mukingo wa 6 no hejuru y'imodoka ye ngo pi! Erega yari azi ko impumuro ye ntazayibuka. Twabanje kubaza abandi ngo twikuze nk'umwe mu bari ku mukingo wabereyemo icyaha mu ijoro ryo kuwa 6 tariki ya 24 Nzeri. Wari umugenzacyaha. Abanyuze aha bose nabafunze harimo n'umubyeyi wawe. Bamwe byagaragaye ko babeshya, abandi bafite amabanga menshi bahishe. Ni ukuvuga ntabwo babeshya ariko nanone ntabwo batomora ngo bavuge byose. Hari ukuri badatobora ngo batangaze. Ndizera ko utari bube nkabo. Ukeneye gutaha ukajya kwirerera umwana, ukeneye gufunguza nyoko wakwibarutse, akakurera ugakura, yakubyaye uri umwe ngo uzamumara agahinda, ntiwari ukwiye kukamutera. Ibyo byose umugenzacyaha Migambi yabivugaga tugihagaze mu biro bye. Ndamwumva nteze amatwi arangije ndiyicaza. Ibiro bye byari intebe 2 za purasitiki zitandukanyijwe n'ameza manini y'igiti. Inkuta zose zari zambaye ubusa. Muri make nta kintu na kimwe cyari gutuma atari we ndeba mu maso. Yari inzobe, yari yaraharanguye, umutwe yarawugize nk'ikibuno. Abonye nicaye nawe akurura agatebe aca akaboga imbere yanjye. Turabanza turebana nk'inzoka n'umugombozi, ndamwerurira mukurira ahagaho. Ndamubwirana abantu bose bafunze genda ubafungure kandi ubasabe imbabazi. Charles Gicurasi wita Nyirimpuhwe ninjye wamwishe. Kandi ku mugani wa Rukara rwa Bishingwe, ubwo yivuganaga Padiri Rupiyasi ntabwo mbyigoragoraho. Ayo magambo yamukoze ahantu ndabibona. Umugenzacyaha wawe yahise yegeranya utubuno twe nk'aho intebe ibaye ntoya, utwiso duhindura nk'utw'injangwe ihuye n'urumuri rwa saa sita z'amanywa muke. Atangira kunyunguta iminwa ye bwite nk'ubuza iyakwirwa. Ibyo ntibyambuza gukomeza gusongamo. Nyirimpuhwe Charles Gicurasi ninjye wamwivuganye kandi nawe iyo umuntanga wari kubikora. Isi ntikwiye kuba yidegembyaho abantu nkawe bica abandi urubozo bikanabizihiza. Izina yangije gusa. Nyirimpuhwe naramwivuganye. Ubu ndumva nzajya ntembera mu Rwanda hose ntekanye, ngatahira igihe nshakiye nk'abandi, numva nta Gicurasi untera icyugazi.
Umugenzacyaha aranyitegereza, ashaka ko indoro y'imfumura umutima, akamenya ibyishimo. Akubita agatwenge rimwe, avugira ku mutsi w'iryinyo. Ati muri gereza, ati muri gereza ntibatembera, ntibatahira igihe bashakiye, kandi huzuyemo abanyabyaha bazagutera icyugazi. Ubanza ahari yaribazaga impamvu nticuza icyaha gikomeye nari nakoze, nkomeza kumureba mu maso ntahumbye. Niba narahumbije ubwo nabikoze nka rimwe cyangwa kabiri, kuko nari nkeneye ko amarangamutima y'ibyishimo nari maranye iminsi 3 yambuka nawe akamujyamo, akifatanya nanjye kwishimira igikorwa nari nagezeho. Kwica Gicurasi nicyo cyari gikwiriye, nawe ari wowe niko wari kubigenza. Sinicuza ko namwishe. Ati uretse ko atapfuye. Mba nk'uvuye mu icuraburindi ry'ibitutsi. Gicurasi ari kubasha kumenya bene wabo, ariko icyo nkwijeje nyuma y'ikiganiro cyawe, azava mu bitaro ajya mu bushinjacyaha, kandi uzakenerwa nk'umutangabuhamya. Ikindi nakubwira ni uko atitwa Charles Gicurasi, izina rye ritangirwa na K.